Hagiye hanze amakuru yuko mutangazaji yari yarabikomoje ariko asa n'ugenda bica hejuru avuga ati hari abakinnyi muri Uganda APR irimo yatangiye kugenda ikoma ivuga iti musoza amasezerano kuko ibugomba kubatanguranwa n'andi makipe abo bashaka. Abo rero barimo Ronald Sekiganda. Uganda ni professional midfielder. Iyo no umukinnyi maze afukwezi mbizi ko APR Football Club hari bigano byabanye nawe ndetse narinzi ko transfer ntabwo turi muri gahunda yo kuvuga transfer narinzi ko zaza nyuma y'icyunamo nyuma yo kwibuka ubwo numvaga ko ariko tuzinjira kuri transfer za APR zitangiye kugenda zinugwanugwa mu bamwe basohoka abandi bazinjira abazasohoka nabo tutangiye kubateguza kuko nabo bamwe bari yakiriye batangiye kubibona ubwo numvaga ariko tuzinjiramo ariko iyi nabonye abantu bose bayibazaho Hako mbere na mbere kamanze nshimire icyo gitekerezo Faustinho cyo gutekereza abakinnyi ubuzongeramo muri sezi bigiye gukurikiraho hakiri kare kuko kimwe mu bikunda kuzonga amakipe yacu dukora tugarukaho nuko bakunda kurokrita igihe cyashize bakarokrita ibyasigaye ku isoko kandi nyamara biba bidafite ireme bidafite agaciro nyine abantu bakabaye babifuza umukinnyi mwiza ashakishwa kare ashakishwa ari gukina ashakishwa ahari gukina umukurikirana ugatangira no kugenda umenya ibye yitwara ate ukohereza abantu bakamureba icyo kintu n'amakipe menshi mu Rwanda amuri hejuru rwose amukurikiye niba ari umukinnyi mwiza Ronald Sekiganda niwe duhereyeho. Ronald Sekiganda ni umusore ugiye muri Wikipedia itariyo ivuga ko afite imyaka 29 ariko siyo rwose ubirebe 20 ubundi ariko muri Wikipedia Sekiganda wandikamo siwe ifoto ari na Wikipedia yanyayigaragaza 21 nyine iyo ngiyo niyo wabonye iyo zigaragara 29 nagiye mbona abantu iyo cyuga searchinga nibyo byiza byanditse ariko iyo umukanzeho haza ko yavutse tariki 13 z'ukwa 9 ariko si bya Wikipedia murabitindaho bikorwa n'abawe na transfer market na wajya nabijya murabibona naho aracyari muto kuko barakugaragariza aho yanyuze kuva muri St Mary's Kitende ajya muyihe niho yatangiriye muri St Mary's Kitende niyo timu yatangiriyemo ajya mu kipe bita Ruweza urumva ubwo aho ni mu cya kabiri ajya muri Express 2018-2020 ayivamo Express ajya muri KCCA 2020-2021 muvuze imyaka ingahe makumyabiri n'ibiri bivuga ko ari 2003 ubwo yari ari muri Express afite 10 kwango 2016-2018 yakiniraga Pro Line ubwo afite 10 iza kumutizaho muri iyo Ruweza wenda ubwo no kuyanga abone form 18-2020 ajya muri Express 18 cyangwa 19 2018 urumva nyine yasoje Pro Line 2018 2018 nyine uwo mwaka iterekeza muri Express afite se 16 reka Faustinho babari by'imyaka nabyo bitekerezeho aho yarayirenge batakubindikiranya sigaho none se kabahese yinaga muri icyo cyiciro afite 18 atajya muri Wikipedia 22 byashoboka ariko afite sigaho katubari nk'umukinnyi wo mu Rwanda ufite 22 twavuga 18 subwo nk'umukinnyi wakinaga mu cyambere uyu munsi waba ufite 22 ariko uziko afite nka 24 wenda 24 naho nava ariko umuntu baje mu cyambere ngo afite 16 nanjye ndumva ubwo niba 2018 yari afite nka 17 ngewe sinjya mu by'imyaka kuko y'imyaka yacu yo muri bihugu byacu turabizi twese ariko wenda reka tufatire muri 24 ariko nanone nkibuka ko muri 2020 yasekafa yabereye mu Rwanda hari harimo umukinnyi witwa Travis Mutyaba yari afite 17 yari yahise ajya mu cyambere harya yaje ari mu cyambere cyangwa yahise ajya mu cyambere akiva muri no sekafa akaba rwose yari ari hejuru gusa ariko biba gake kugira ngo ubone umukinnyi ufite 16 uhita kubita mu cyambere ngo ya transfer igahitiba bigoye cyonyine urumva kuba 2020 yari ari muri KCCA urumva kuko Express yayikiniye seze ebyiri ahita ajya muri KCCA muri 2020 nakubwiye ngo cyashobora kuba atari we KCCA yakina oya niwe
kuko hano mfite na article nyine ariyo nabonyemo ko shobora ari uzasimbura Tadeo Ruwanga Uganda bavuga ko Tadeo Ruwanga agiye kuvamo izo kipe zose bavuga ko yazinyuzemo bakubwiye ko ari no muri Villa ari muri Villa rwose noneho ngo ni Toro Ngoro Kante ni kwamwita ngo ni Ngoro Kante muremure ariko nanone wareba muri 2020 niba bamubonye muri KCCA ko yari yarwaye covid se ko tutamu muri ya KCCA yaje kwa Kigali nta wari urimo yewe niyakinye umukino wo kwishyura se Kiganda Ronald ariko ubwo yari akiri mutoya nyine tarabona n'umwanya yashoboka nk'uwo avugaga Faustin avuga mugenzi we Travis Mutiyaba bivuga ko afite imyaka 19 none hasi uyu munsi kare n'igihe twabimenye none se Sekafa ya 2000 iyo Sekafa ya 2020 yari afite 14 se wowe bavuga ko Travis Mutiyaba afite 19 muri 2020 yakinaga mu ikipe na 20 yavugaga na 20 na 2019 yakinaga muri Vipers none se nimwibuka ka Sekafa kabiri hano mu 2022 akina muri Villa ava muri Villa ajya muri Zamalek wonde Travis wenda agaruka atijwe muri Villa ahita abona kujya muri Bordeaux ariko ndabaza Sekafa kabiri mu Rwanda ntago mukira ndakazi nyine kabiri 2020 nitwari kare muri cyaje cya covid 2020 kaberagira Rubavu none se Travis Mutiyaba ntiyararimo nyine yararimo gwenda yarafite 15 se afite na 15 afite 15 none se imyaka gushize n'ingasi na 20 se sine none ndimo ndareba making sure kuko wa mugani niba uyu tureba ko umuntu wakinye 2018 ntabwo aba agifite iyo myaka ariwe kabisa urumva Ronald ndimo ndagenda ndeba muri article zamwanditsweho ariko ni umukinnyi uri regire mu ikipe yabo y'igihugu akaba ari akina hagati mu kibuga Kao iravuga iki kuri iby'imyaka byo ni mu bitsindo muri oya ndimo ndareba amakipe yanyuzemo kwari nigerega ushaka gusanga ari ho bitiramo namfasha ariko cyembaza muri Uganda kugira ngo twenda tubinabigeho reka kujyana muri byinshi nanjye bambwiye muri myaka magati ya 24 na 25 gutyo kuko uwo nabajije n'umutoza w'ikipe y'igihugu urumva Samusimbwa mbaza Ibrahim Mugisha ahubwo se Kawoyo irakubwira ko yageze muri Villa 2019 impamvu ninakubwiye ngo batise Kiganda joined the Sport Club Villa in 2019 urumva ari bakavuga bati yavuye mu gakipe ko muri quartier ko ngenzi ko ariyo kipe from Kampala region side naye nzi ko ariyo kipe nzi ko ari Villa ariko also featured for Bulemezi ni ikipe mu mujyi ari hitwa Bulemezi muri Kampala ni naho Samusimbwa tuye ati named the MVP following Bulemezi win over Busiro in the Masaza Cup ni ibikombe by'umwami nyine ubwo ngibyo uyu rero se Kiganda aperwa yajyaga kureba Dennis Omedi izana na Hakimu Kiwanuka n'uyu bashaka kumugura bombi bakaza ari batatu ariko bareba umukinnyi azaba ari free agent mu mpera z'isezo gutanga amafaranga amuntu asigaje amezi 6 basanga nabyo bari kujugunya bumvikana n'umukinnyi bemeranya ko sezo y'imikino nirangira ari umukinnyi mushe uzaza gusimbura nkuko no mu kipe y'igihugu ubona yasimbuye Tadeo Ruwanga nawe azaza gusimbura Tadeo Ruwanga muri APR Football Club barumvikana ndetse ku buryo umukurikirana nka manager we narangiye bano ba Dennis Omedi yamaze kurangiza rwose n'uyu mukinnyi kumvikana we kuzaza muri APR Football Club mu kwezi kwa gatandatu